bihumbi bibiri mvuye Sydney muri Olympique ya Sydney. Icyo gihe twarayibonye ariko tuyibona dutinze. Icyo gihe wari perezida wa Olympique yari iberaho Inyasi, ubwo bayatse itinze kuko yari yahawe disi Diodone Nyirabarame nanjye. Ubwo ariko bayaka twari tumugeze mu 2002 hategurwa Olympique mu 2004 Atene mu Bugereki. Nyumvise iyo buruse Olympique byaranejeje cyane kuko bwari bwo bwa mbere muri ikintu cyamfasha ko numvaga ari ni gihe cyanyuma kuri jewe, nkavuga nti byanze bikunze zitwara neza muri iriya mikino, numva bishimishije. Cyatangaje ariko batubwiye ko twari twagenewe imyaka ibiri bundi ku kwezi cyari 1500. Urumva yari amafaranga menshi, ariko muri iyo buruse Olympique nta n'ifaranga n'imwe nigeze mbona kera. Niba abandi barayabonye igihe ntabyo nzi, ariko narinze ijya Atene nta faranga n'imwe mbonye. No kwiruka kwanjye kuriya mubona byarambabaje cyane kuko kugira ngo urangize kuriya wari ufite ikintu kigufasha byarambabaje. Nibaza impamvu iyo batanabimbwira ko nanayibonye nkakomereza nk'uko nari isanzwe nanjye. Icyo gihe rero byarambabaje, ndangiza nabi. Gusa ikibabaje gikunze kugwa ku bakinnyi ni nk'uko iyo umuntu yirutse nabi cyangwa ugasanga umuntu avuze ngo Mathias ngo ntiyabonye umudari, ntabwo batekereza ngo babaze nibura aho komite Olympique cyangwa n'izindi nzego zireba siporo kugira ngo ese uriya muntu byatewe n'iki. Ibyo byose tubigwamo tukaceceka, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Niba baduhaye buruse Olympique nk'iriya ngo tugire ngo twitegure ntituyibone kandi tukagwa muri wa mutego kumva ngo ntacyo twakoze, ibyo biratubabaza. Niyo mpamvu rero bivuze gutyo kugira ngo n'abandi bose bazayibona bijye bikurikirana. Komite Olympique ntibe cya kintu kimeze nk'isosiyete y'umuntu ku giti cye, bajye bayikurikirana nyuma bakurikire ibyo bintu uko byagenze. Ibyo byose biraba rero tugaceceka, ariko ababikoze bigaragaza.